Niba uruhu rwawe wikoraho ukumva rurakurya, niba wisiga ukumva uruhu rurokera, niba uri kuvura ibiheri ukabona ntibivaho, cyangwa niba uri kuvura ama dark spot ukabona aho kuvaho ahubwo arakomeza akaba umukara cyane, cyangwa niba uruhu rwawe rwegeranye cyane nka kumwe iyo umuntu akoresheje isabune nayikarabe kumwe aba ari kwiyumva, ibyo byose niba ufite kimwe muri ibyo bimenyetso ntabwo uruhu rwawe ruri sensitive, ahubwo uruhu rwawe rushobora kuba rwarangiritse. Skin barrier yawe, uru ruhu rwo hejuru nirwo rufite ikibazo. Mu kanya tuvuge kuri skin barrier n'uburyo ki wayivura. In a world where beauty's prized, Yakwel is here, we've got the guide. For skin so radiant, pure and bright, we'll be your partner day and night. Skin barrier ni iki? Skin barrier yacu igizwe n'ibintu bibiri. Igizwe n'ama skin cells ariyo amaserire, reka tuyita amaserire mu kinyarwanda. Rukaba rugizwe na lipids. Lipids nazo reka tuzite ko ari ibinure. Ibyo binure ni ceramide, fat acid, lactic acid, cholesterol. Uruhu rwacu rutekereze nkaho ari urukuta rugizwe n'amatafari. Cells ni amatafari. Noneho ya sima bashira hagati mu matafari niyo twita ibyo binure, lipids. Urumva uruhu rwacu mbese rwubakishijwe amatafari n'ibyo binure. Iyo rero ya sima yasadutse, bya binure byagabanutse, nibwo uruhu rwacu rushobora gutakaza amazi ashobora gusohoka mu rukuta, urwo rukuta rukaba rwasaduka. Ikindi kandi biba byoroshye kuba indi myanda yose iri muri environment, amabacteri yakwinjira mu ruhu mo imbere byoroshye, ubundi rukangirika birushijeho. Barrier rero ni ingabo iturinda kuba uruhu rwacu rwakwinjirwamo n'ibyo bintu byose. Iyo rero barrier yawe yangiritse, biba bivuze ko uruhu rwawe ikintu icyo ari cyo cyose gishobora kwinjira mu ruhu kikarwataka kikarwangiza. Niyo mpamvu ari ngombwa kurinda ikintu icyo ari cyo cyose cyakwangiza uruhu rwawe rwo hejuru. Ni iki rero gituma barrier yawe yangirika? Ikintu cya mbere gituma barrier yawe yangirika ni ugukora over exfoliation. Kuba uruhu rwawe warukuba cyane, ukarukuba n'amascrub, wakoresha acide zikaze ukazikoresha umwanya munini, biri mu bintu bishobora kwangiza uruhu rwawe rwo hejuru. Ikindi, gukoresha amasabune mabi. Kumwe twirirwa tukubuza gukoresha ama bar soap mu maso, nabyo biri mu bintu bishobora gutuma uruhu rwawe rwo hejuru rwangirika. Kuko aya ma bar soap agira pH iri hejuru cyane ku buryo yakoresha ukabona uruhu rurumye, uruhu rwakuma, ugatakaza y'amazi, n'uruhu narwo rugakora amavuta menshi, mbese ugasanga uhorana inflammation ku ruhu kubera iki? Ayo masabune yawe wanze kureka. Gishobora gutuma uruhu rwawe rwangirika no gukoresha ama actives menshi. Ugakoresha ama acide, umurundo, ugakoresha ama cleanser arimo ama acide menshi, wamara kuyakoresha ukahita urenzaho ama acide yandi, mbese no kuvuga ngo hari ama cleanser ukwiye gukoresha rimwe cyangwa kabiri mu cyumweru. Actives iyo zibaye nyinshi muri routine imwe uba uri kwangiza uruhu. Niba ushaka gukoresha active, zigenere umunsi. Imwe igire umunsi uyikoresha, n'iyindi igire umunsi uyikoresha, gutyo gutyo. Nawe kuzikoresha umwanya umwe ntabwo ari byiza. Ikindi gishobora gutuma barrier yawe yangirika ni ukudakoresha moisturizer. Hari imyaka ugeramo moisturizer ikaba ngombwa, kuko moisturizer iri mu bintu byongera bya binure twavuze, ikakongera ama ceramide, ikakongera ama fat acid, mbese igatuma uruhu rwawe ubona rufite density ihagije. Rero iyo uskipinze, iyo uretse gukoresha moisturizer, bituma uruhu rwawe rwangirika. Ikindi gishobora gutuma uruhu rwawe rwangirika ni ukudakoresha sunscreen. Sunscreen ni ngombwa cyane waba uri mu nzu waba uri hanze, kuko sunscreen uretse kuba iturinda zino za UV, ino mirasire y'izuba, inaturinda n'iyi mirasire y'amatelefone, y'amateleviziyo, computer, ibintu nk'ibyo irabiturinda. Rero iyo utari gukoresha sunscreen uba uri guha amahirwe free radicals ngo zize zatake uruhu rwawe. Uruhu rwangirika gake gake, ntabwo ari ako kanya ngo uhite ubona ngo uruhu rwawe ngo rwangiritse. Oya,
biba ari process, bitangira gake gake ubona ruri kuma, ejo ukabona rwakoze amavuta menshi, ejo ukabona ruri kukurya gutyo gutyo. Ntabwo ako kanya uhita wumva ngo uruhu rwanjye rurangiritse, oya, bifata igihe. Niyo mpamvu ari ngombwa kumenya ibimenyetso bikubwira ko uruhu rwawe ruri kwangirika, ugatangira ukabirwanya mbere y'uko uruhu rwawe rwangirika cyane. Ibimenyetso muruza rero bizakubwira ko skin barrier yawe iri kwangirika ni ibi: kuba wakoresha amavuta yawe asanzwe ukumva arakurya, cyangwa ukajya kubona ukabona from nowhere amavuta yawe arakwanze burundu. Icyo kiba ari ikimenyetso uba ugomba kwitaho. Ikindi kizakubwira ko barrier yawe yatangiye kwangirika ni kwa kundi uruhu rwawe ujya kumva ruramatira cyane, ukamera nk'umuntu wisize isabune mu maso. Icyo nacyo kiba ari ikimenyetso cy'uko tewil watangiye gutakaza amazi, mbese transepidermal water loss yatangiye kubaho. Uba ugomba kuhita utangira ukayirwanya mbere y'igihe. Ikindi kizakubwira ko barrier yawe iri kwangirika ni ukuba wagira uruhu ruriho ibiheri, nanone ukahita ubona uruhu rwawe ruri dry, rukaba rufite ibiheri kandi ruri dry cyane. Ikizakubwira ko uruhu rwawe rwatangiye kwangirika ni ama dark spot. Ukaba uri gukora dark spot, aho kugira ngo ziveho ubone ziri kweruruka, zo zikaba umukara cyane. Icyo gihe aba ari ikimenyetso cy'uko inflammation mu imbere mu ruhu rwawe harimo inflammation ziri gutuma uruhu melanine zikorwa ari nyinshi, bigatuma ubona dark spot aho kuvaho ahubwo ziri kuba umukara cyane. Kuki imiti rimwe na rimwe yanga gukora kuri uru ruhu ruba rwarangiritse? Icya mbere ugomba kumenya, twabonye ko actives nyinshi iyo uzikoresha mu mwanya umwe zangiza barrier yawe. Iyo rero ukomeje ukoresha actives nyinshi mu mwanya umwe, hari ukuntu imwe ikansoringa indi, cyangwa imwe igatuma ama irritation yiyongera cyane. Hari ama actives kiba kizira cyane kuba wazikoresha mu mwanya umwe. Ni ngombwa cyane gukumira ko wakoresha actives nyinshi mu mwanya umwe. Iki gishobora gutuma amavuta yawe adakora ni irritation. Iyo ufite ama irritation nabwo ushobora kubona uruhu rwawe rutari kuguha umusaruro wifuza. Indi mpamvu ushobora gutuma ubona amavuta yawe atari kugukorera ni uko gukira bifata umwanya. Ku ruhu nk'uru nguru ruba rwarangiritse, akenshi bifata umwanya kugira ngo ubone result, kubera ko igihe gishize uruhu rwawe rwarangiritse, akenshi ni nacyo gihe bifata kugira ngo uruhu rwawe rwongere rwisane. Ikindi gishobora gutuma ubona amavuta yawe atari kugukorera ni ukubera kwa kuntu inflammation iyo zibaye nyinshi n'ama dark spot aho gukira aba menshi, nabyo ushobora kwita wumva ko uruhu rwawe rutari gukira kubera icyo kintu cy'uko ama dark spot yiyongereye. Ubundi ikintu ugomba kumenya, product nyinshi zanga uruhu rumeze nabi. Iyo barrier yawe imeze neza idafite uburwayi, ni nabwo amavuta yawe uzajya kubona ukabona ari gukora. Amwe mu makosa ugomba kwirinda, irya mbere ni iryo ngiryo twavuze ryo gukoresha ama actives menshi mu mwanya umwe, ugomba kuryirinda. Icya kabiri, irinde guhindagura skin care product. Niba product zawe uzikoresheje icyumweru kimwe ukabura zihinduye, barrier yawe ikira iyo uri umuntu uhozaho. Consistency ni ngombwa cyane niba ushaka ko uruhu rwawe rukira. Ikindi ugomba gukora ni ukuba umuntu ukoresha product nke cyane zishoboka. Bimwe na bimwe ugomba kubireka, nka exfoliation ugomba kuzireka, ama actives ugomba kuba uyaretse kugira ngo uruhu rwawe rwongere rusubire kwa kundi rwahoze. Ikindi ugomba guha uruhu rwawe igihe, ukihangana, ugategereza. Nube wa muntu ubona impinduka zitari kuboneka ngo wirukanyire hariya, ugaruke hano, usubire hirya gutyo gutyo, nta kintu byagufasha. Reka turebe ukuntu wasana barrier yangiritse. Fata pause, gabanya exfoliation, zireke burundu, uba uzihagaritse. Niba ari ukwezi, niba ari amezi abiri, uba uzihagaritse, ubanze urebe ukuntu uruhu rwawe rwiyuburura, uruhu rwawe uburyo ruri bugaruke, ubone kuzazisubiza muri rutine yawe, ubona uruhu rwawe rutakiri sensitive. Gira cleanser ziri gentle, cleanser tworoheje. Aya ma acne wash, aya ma salicylic acid, izi cleanser zirimo salicylic acid cyangwa benzoyl, ikintu ugomba kumenya ntabwo zikoreshwa buri munsi. Gira cleanser ihoraho ya buri munsi uzajya ukoresha. Gira moisturizer yawe iha imbaraga barrier yawe,
nko kuba wagira moisturizer irimo bya binure twavuze. Urugero iyi ngiyi yacu anti wrinkles cream, iyi anti wrinkles cream irimo ceramide, irimo peptide, yanaguha na hydration, nayo yagufasha kuba barrier yawe wayigarura. Ikindi uzakenera ni hyaluronic acid. Ukoresha product yongera uruhu rwawe amazi, ni ngombwa cyane kuko uruhu rwawe icyo gihe narwo ruba rukeneye kugarura y'amazi utakaza. Ikindi uzakenera ni ugukoresha sunscreen buri munsi, kandi ukamakinga sure ko sunscreen yawe ari broad spectrum, ikurinda UVA na UVB. Ikindi ukamenya kwihangana, uruhu rwawe ntabwo rukira mu munsi umwe, rushobora gukira mu byumweru, rushobora gukira mu kwezi, gutyo kuko uruhu rwiyuburura nyuma y'iminsi 28. Uruhu ni rwiyuburura nibwo ushobora kubona izo result wifuza, nibwo ushobora kubona uruhu rwawe rutakiri kukurya, rutakiri sensitive, ruri gukira ibiheri. Iyo barrier yawe ikize, amavuta yawe meza arongera agakora. Ubutaha tuzareba ibyo ugomba kwirinda igihe uri gukoresha amavuta yawe, igihe uri kuyagerekeranya. Tuvuga uri gukoresha cleanser, amatona, serum, moisturizer, sunscreen. Mbese tuzareba ni gute ukwiye kubikurikira, ugomba kwirinda kugira ngo utangiza uruhu rwawe.